birakwiriye ko buri wese yita ku gihe cye kandi icyo gihe ukamenya kugikoresha neza kuko igihe gihise nikijya kigaruka. Muzirikane yuko turi ku mugoroba w'isi kandi imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Nimukore musenga mukorere kugiye kugira ngo mutagibwaho umugayo na kintu na kimwe kitazagira iherezo. Birakwiriye ko buri wese yita ku gihe cye kandi icyo gihe ukamenya kugikoresha neza kuko igihe gihise ntikijya kigaruka. Muzirikane yuko turi ku mugoroba w'isi kandi imirimo ya mbere izahishwa agaciro n'iya nyuma. Nimukore musenga mukorere kugiye kugira ngo mutagibwaho umugayo. Utwigishe Mana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe kuko ari cyo gikwiriye. Iyo uzi igihe urimo umenya n'icyo ugomba gukora. Dushoboze Mana yacu nyir'ubwenge no kumenya. Yo amen amen amen. Intwari kandi mukomeze urugendo muramenye nimucogore. Intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara. Iyo ababisha baje ntizitatana zitorana imbaraga ntizigambanirana. Zikorera ku gihe ibyo zikora byose. Irasiwe ku rugamba ntibayita mu ntambara. Ingabo zirakundana ingabo zirafashanya ntizisigana no muri bike zirasangira. Amen amen. Umugisha mwinshi komeza ugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zose televiziyo yakomeza kugenda ikugezaho. Njyewe nitwa Nete, iki ni ikiganiro Holy Time Show, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mukantwari Vestine, umubyeyi mwese Imana yagiriye neza iramutabara imukura ahantu hari hakomeye. Uyu munsi ari mu babyeyi pe bashimira Imana kandi bigaragara ko afite umusanzu ashobora gutanga kuri societe. Narivuze ngo amwe mu magambo mwakoreshaga hariya mu muhanda wibuka ya Kibobo niko bavuga amagambo ya bikwira manta nibyo nta ya Kibobo cyangwa se amagambo ya Marine. Urugero wenda niba hari n'ingendo mama ufite ngo bafite ngo bihariye bayita ingendo yo mwidundo wangu kwa kundi nyine ukandagira ariko ntabwo wanayishobora utanje gucoma. Iyo ni ingendo twakoraga umuntu yamaze gucoma ku buryo ureba ukabona inyenyeri zose zamanutse. Uri kumva yuko n'ururimi rwose rugenda ku kanya. Ukaba tubona inyenyeri zose zamanutse kandi ukananazo nziza ukanana nyinshi cyane ukajya ugenda ubona nyine urira uri kugenda nka Laurent uvuga ati nagira n'imwe nkandagira umwe n'ubutwara gakeya tukunguku none kandi urumva n'intoki ziba zigenda ukunguku. Noneho hari ukuntu nyine twabaga turi kugeranya agasima kanyereye wangu. Ubwo abapolisi twabitaga ba babisi. Agasima kanyereye nyine no kuvuga ko twagiye gucakaza wenda ukaba nk'umwana w'imihanda akiba nk'umuntu w'umukire usobanutse uzwi. Ako kanya akahita bateza muri vani nyine bakahita baza kubahiga ahantu hose muri kugira ngo iyo boro baba banyereje nyine basakamburire mu bana bose b'imihanda bari hafi aho ngaho barebe waba watwaye indogobe. Nibwo bavuga ngo agasima kanyereye tumva mwana agasima kanyereye wakinwe n'imuyokasi tubacemo kubwo no kubanga nyine no kubayoba tubayoba mwana niba bagufasha ukagira amahirwe gato cyane no kumuhubuka. Abyita kumuhubuka bwo kumuhubuka nyine umuvuye mu nzara z'intoki. Aho rero niba Yesu arahatuvanye rata twebwe tuvuga Imana twisanze aho n'Imana arahatuvanye. Uyu munsi Mukantwari Vestine nkaba nubatse ndi Maria ntago nigeze nishingira. Urwo ni urugendo rero cyane twabwira abantu bakumva ihumure. Amen. Uyu munsi nkaba naratera umugabo wanjye ifurusheti cyangwa namutera inkoko aramubwira ntago ibyo urimo kumbwira byumvikana kandi nkabasha gukavaringa. Reka nkubwire nubwo nubatse ururugo ntago nge narwubatse ari urugo nyine
usanga rwuzuye kwari kwa kundi ko kwiranja kuko natangiye no gusyaga ngiye tumaze icyumweru ndi umugeni urumva badutwikura ubukwe bwanjye bwakozwe na Marine gusyaga mwana no kujya guhiga nyine ahantu havana ibyo kurya byibuze utibye sibyo utibye ariko ukavuga ati uyu munsi nta mboga mfite kandi nta n'ibiceri byo kugura dodo nabona ukatwereka njya kuzihiga ahantu zimije ushobora gushaka uburyo ubaho kandi mu bigaragara mu ntoki nta kintu ufite kandi nta n'umuntu ugiye kutubwira ugiye gushaka dodo kandi nta mafaranga ufite ufite ugahita ujya gutarasa ubundi ubanza ugukubita umutaraso nyine ugiye gusyaga nk'uko umuntu ava mu rugo agiye guhiga ku kazi ubwo rero nawe ukahita utarasa nyine ubwo mugabo nkaba namusimbutse nka 11:00 nubatse urugo rurungoye ntafite umuntu ndi bugisha inama urumva urugo rwakozwe na Mayibobo Bradshaw yakozwe na Marine zijya gucakaza zingurira amarido se none se ukora ubukwe wabukoze ukiri imbobo kuvuga ni ugutaruka ariko ndumva ufite ibintu byinshi cyane sinzi ko umuntu yabona aho bitangirira ariko n'iryari Imana yaje ikagufata ikagukura muri ubwo buzima no kuvuga ngo ubundi ikintu cya mbere Imana yakoze bwa mbere kinibona uvuye mu muhanda munsi navaga mu muhanda ubwo nari ngiye kwiyahura umumama umwe witwa Mama Germaine n'uw'imuhanga hariya mu Ruvumera akansangana nari nicaye ahantu bita muri Rwansamira mu gishanga cyaho ngiye kwiyahura mu cyuzi cy'amafi cya kuko nabonaga ko ubuzima bwabaye bubi ukungana ukusuku nanganaga ukunsa ntago ariko nasaga aramfata araza arambaza tufite ikihe kibazo cyo giye kukubaza ngo ufite ikihe kibazo uri umwana umeze gutyo uba warabaye nk'akabarore uba wumva ukiri mu muhanda nibwo yafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura niyo mpamvu yari guteye kujya kwiyahura ko hari n'abandi bana wenda wahasanze urumva kubera imbobo ahantu wavukiye ubwabyo ni igikomere kabiri babandi batumye njya kwa Mayibobo n'ubundi twakwitanaga imitego noneho kandi mu magambo mabi bambwiraga numvaga kuba ndiho njye ari icyaha numvaga no kwa mama yarapfuye akansiga ku isi ari amakosa yankoreye mbese ujya kwiyahura uvuga ngo ubundi navuye ubundi najyaga kwakwiye bakagahinda gakabije burareka nkubwire Onete bano bantu mwumva ngo biyahuye ntabwo umuntu bimuzamo ako kanya ngo ahite yiyahura ashakisha imbaraga zose zirwanya kwiyahura ahubwo ibituma ibimusunikiriza kwiyahura akaba ari byo byinshi kuruta ibyamushyira mu buzima bufatika ariko icyo nakubujije ntuze kukibagirwa tukiri aho ngaho abenshi tumenyereye ko bariyo abana bo mu mihanda usanga hagwiriyemo abana b'abahungu kuba bariyo nk'umwana w'umukobwa nta bindi bibazo byaba byaragukururiye gusumbaho kubona n'umwana w'umuhanga ko ari muri societe y'abahungu gusa icyambere narindi muri societe navukiyemo sibyo kubanga agasima nahigiyeho nakiwacu mu mujyi Igitarama nukwanga n'ubundi abana bo mu muhanda icyo genge nari inteye ubuti tambona nsukunguku nge nari inteye umute banyitaga amatoroshi ubwo narutwaga n'amaso ntahandi hantu hazima banyitaga urupfu mbese nta buzima narifite ku buryo n'abana b'abahungu bari kujya petene ngo banansambanye ahubwo avuga ngo ngewe narishinzwe kuba ndi meri w'abana bo mu muhanda abana twagangikanaga ku buryo harimo n'ababyariraga mu iteme n'abana bakarwara ngewe kuko hari ahantu nari nzi kwacakariza nkaba nagenda nkara nk'umuntu twari tuziranye cyangwa mwana ndi kumva umutwe unki ngewe Imana yanyigisha kwita ku bandi nge narabuze abanyitaho urukundo rwo gukunda abandi nge nta muntu igeze anyereka izo mbabazi rero icyo kintu uwo mubyeyi akimara kunkura aho ngaho anjyanye iwe arangaburira ambaza ikibazo mfite icyo gihe wumva nawe ubwawe uri ikibazo noneho bivuze ngo bari abana bo mu muhanda bagira urukundo n'ubwabo hagati yabo ahubwo se ni nande ugira urukundo umwana w'umuhanda adafite urukundo kuva nabaho ngenda umukristo no mu rusengero nta muntu ugira urukundo nk'umwana w'imihanda ntabwo ukuri nibyo cyane abana b'umuhanda barakundana cyane barafashanya nta nubwo wanamukubita cyenyege ngo udukire n'icyo gihe nyine ariko ubu ngubu noneho ndi kubafasha nka mama aho Imana ingejeje uyu munsi ubwo inkura mu muhanda aho ngaho nahise njya mu kazi ko mu rugo nkakora imyaka ine uwo mubyeyi akigusanga aho ugiye kwiyahura yarahamvanye cyane mu rugo arabanza ngabura umuceri n'ibishyimbo n'amashu ndayimushimira yego reka nkubwire aka kantu tutagasimbutse
buriya umuntu uzakugirira neza mwana wari ugeze ku mwuka wawe wanyu nuko turi kuvuga ababaye mu gihe nk'umuntu uvuka bundi bushya hari umuntu uza mu buzima bwawe akagutereka mu buzima atanabizi ko icyo kintu agikoze ariko akantu gato yakoze atabizi uwo muntu ntukamwibagire hari abantu b'abamarayika wangu nubwo tuba twarabakoreye amakosa rimwe na rimwe kuko umwana wo mu muhanda rimwe rimwe ntanashoboka nta nubwo wamenya ikintu amukora ngo yishime kuko ubwe iteka ahorana impungenge z'uko ibyamubaho mbere byakongera bikanamubaho ariko kuva nava aho ngaho nkuye aho ngaho muri abantu nari ngiye kwiyahurira anjyanye mu rugo cya mbere mu mutima uhita wumva yuko ubonye umuntu kandi uwo muntu ubonye uhita umufata nka marayika cyane ko ari umubyeyi andangira akazi ko mu rugo i Kigali ako kazi ko mu rugo rero nagakoze imyaka 4 abanyakiriye bangira umwana mu rugo urumva ari ukuntu ukora akazi ko mu rugo urumva umwana wo mu muhanda koza ibyumba bari strago gufatisha imbabura ari imibare ariko hari ibintu ukora nyine kubera yuko n'usanzwe wirwanagaho kuguhamagara ngo witabe kwiga imvugo yo mu rugo none Kigali mu basirimu ni ibintu byanjenaga n'uru rujwi rwanjye mva ruri bazi umuntu ufite ukuntu mwitaba ni ukuvuga ngo niba guhamaganiye ikada kara kugira ngo webye muzajya kubihindura banza kumva bo mu rugo uko bita kugira ngo uzajye kwitaba karame n'ibintu bigoye ni ukuguhamagara mukanwari yo ukitabisha amaguru umwana kuko witabye kabiri naranabitsimbaga byatari kure batanamenya ko nawe mwana nubwo mama yankuye ariko ntabwo yamenye sitarago zanjye ko naramutsimbye guteka amasuku yo mu rugo byo byarakoroheraga byagoye tantine wanjye tutubita ba tanti byaramugoye kugira ngo mbifatishe ariko kuko nanjye nari nzi icyo nshaka kubera umwanzuro nahise mfata nahise mvuga ngo kugira ngo ntongere guhura n'abana b'imihanda nkongera kunyura umujyi cyangwa se ngo bakongera bakambwira ububi bwo mu bipangu by'i Kigali cyane ko twanahazaga bavuga ko birukana saa 6 z'ijoro tuza gukora akazi ko mu rugo bakubwira yuko hari inkono bateka utemerewe kuryaho kandi rimwe na rimwe iyo bari nabo hoya ahantu nabaye mwana nta gusa natinyishaga inda kuya batazanyirukana kuko umva umuntu wanywera umujyi no kugira ngo ubone ibimuhaza bari imibare ariko hamwe na y'amana no kugira ngo mbe nicaye aha imana y'ubwa yarankavarinze umwuka w'Imana nzaho mwana ongera dukorereho kuri ya nganzo yawe ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira amen amen haleluya ushimye haleluya uri mwiza indimi zose zivuga yuko ari wowe uriho kandi uzahoraho murakoze cyane Imana igumugisha twihutishije cyane wisanze gute ugeze mu gihe cyo kugira ngo nibura uve mu kazi ko mu rugo ujye kubaka umuryango aho ni ubuhamya burebure cyane ese wavuye mu rugo aho wari umugozi wo mu rugo ujya kubaka umuryango cyangwa hari izindi nzira byaciyemo ni ukuvuga ngo nakoze ubukwe mvuye muri uwo muryango wanyakiriye nyine ndi umwana w'umukozi bambwira yuko bankunze bumva agahinda kuko n'uwari wabandangiye nyine uko nagaragaraga uko nasaga nari timide cyane ntazi kuvuga ko ntanavuga byinshi nkanivamo kandi wabiswe umwana w'imihanda ibyo byose ntabwo wamugirira icyizere umuntu buri busigire inzu yose nagerageje nyine kugaragara nk'agakobwa kindushye nyine kari aho ngaho ariko ku magambo make cyane ko nawe nakoraga nabo bari abantu bari seriye rero niho naje gukorera ubukwe ariko rwa rukundo banyerekaga ndi umwana w'umukozi nyine bambwira yuko ndi umwana urumva bampembye ukwezi kumwe naje nkorera 3,000 inote ya 3,700 ariko nyuma gatoya nyuma yaho maze kubona sherenge Imana yampaye umugabo mwiza wangu
Hakizimana aho wicaye ndagusuhuje, ndabizi uri kundeba, ndagusuhuje mu izina rya Yesu, kandi warakoze kunyemera ntashinga. Gusa uyu munsi birimo biragenda biza, ndakwemera. Kudashinga ni gute? Kudashinga nyine yanyemeye nta kintu. Ntabwo umusore kurambagiza udashinga. Reka mubwire aka kantu. Ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe, ushobora kugaragara nk'umuntu udafatika, cyangwa abantu bakumenasa bakubwira yuko uri feke nyine ura, kuko n'amazina bampimbaga yanyemeraga kuba nciye bugufi. Hari amazina abantu bakwita ugasa nkayo, ariko ndashimira Imana we basi ko yamuhaye urukundo rwo kurenga ibyo byose, akaza kubona yuko nanjye nkwiye kuvamo umugeni, akankunda. Dore umukobwa urwaye amagana n'imyate n'ibimeme mwasha. Ese wakoze ubukwe ufite amagana n'imyate n'ibimeme? Reka nkubwire none ushaka uzategura ikindi kiganiro cyawe ngo n'ibimeme. Uzimeme byo kumesa buri munsi. Byuka saa 10 za mu gitondo uri buryame saa 6 za nijoro. Abakoze mu rugo barabahura n'ingorane nyinshi, ariko n'abimana yabakunda. Abantu bakora akazi warufuze ntago byoroshye ko umuntu kubona fiance. Reka mbabwiye n'abana bo mu rugo rero babyababera, usana ntaravemo mu mama mwiza, ndimo umugore mwiza. Bagenze gute se kugira ngo umusore nibura kwemere? Kandi urumva byaje guhinduka, aruteye impungenge. We yabanje kubanza kuntega amatwi, aza kungaza kuko yari inshuti naho nakoraga. Aza kumbaza icyo nabaye, kuko urabona mfite inkovu. Izi nkovu zari zifite icyo zisobanuye, izi nkovu nizo zandambagirije, ko Imana yarambwiye maze gukizwa. Ngo ubone urukundo muri kumwe uyu munsi byaciye muri izi nkovu, byavuye kuri izi nkovu. Bivuge ngo inenge yose waba ufite Imana yayuririraho ikakugira ibishaka kuba. Oya seka nongere ndebe. Iyi ngiyi nirebye aravuga ati ndagukunze. We yararebye. No, yagize motion, agira amatsiko kumenya ngo nabaye iki. Niho nabasha kumuha ubuhamya ko byatangiye abavuga ngo banjye rwose. No, icyo gihe se yumva ishaka kuba grand frère wanjye. Yes. None mu mpano zose yamagashiduka n'urukundo rwaziyemo, naho Imana yabinyujije kugira ngo umunsi, ariko muri struggle ndende mu buzima butoroshye, kuko nandi bari barangize umwana mu rugo. Ngo akimura kumenya amateka yawe yahisemo kujya guha impano. Ese ni impano no kugufasha? No kumfasha, ubwo nari n'aba sister wiwe nyine, kubera yuko ntayo gufasha, yibuka yaguhayemo n'urukundo rwazi. Uyu munsi mwubatse umuryango mwiza cyane muri bwa buzima bwa struggle twabayemo tukimara gushakana. Najya mbabwire ngo ntago urugo rwubakwa n'amafaranga, urugo rwubakwa n'urukundo ruzima. Ubu aka kanya uko nari mbayeho nkikora ubukwe bwanjye bukorwa na mayibobo, bwasiganiwe. Wa mwana ari umwana mu rugo yamaze kongera kwitwa ko ari umukozi wo mu rugo, bazashyigikira nk'ashyigikira rubanda, ndetse no kunyirukana byari birimo, ariko kubera ibitambo byinshi Imana igenda itamba kugira ngo uwayabone ukuntu ahumeye, gukoresha ubukwe burataha. Ubu uyu munsi rwari rukomeye cyane. Reka mubwire akantu gato. Ubu uyu munsi tuvugana ndi CEO, mfite uruganda rwanjye buri aho ngaho Murenge, ariko ntuze no kuyibagirwa, turaza kwakomereza. Ongera uzamuke ugataha mu ndirimbo, hanyuma turaza kugaruka twakira abantu ku murongo wa telefone, ariko turakira abantu ku murongo wa telefone tumaze gusoza aho ngaho uwuriwe uyu munsi, kugira ngo tuve hano kuri izi kamera abantu babonye Mukantwari wo hambere n'uyu munsi. Sawa, zamuka. Wamfashe ukuboko kwanjye Mana mu bunyerere undinda kugwa, nageze ku musozi muremure, waramfashe undinda gusubira inyuma, warametse ku mugongo wawe, urasimbiza undinda kugwa, wahaye umutima wanjye amahoro, amaso yanjye wayarinze kubungama amarira. Urakoze cyane. Nari nsenga ririho rikomeye, rifite Imana y'imbaraga, rifite Imana iriba hafi, n'Imana yacu iyo tuyambaje iratwumva. Amen. Komeza ugire ibihe byiza nshuti, amahoro y'Imana bane nawe aho uherereye hose.
Twitwonete ni ikiganiro Whole Time Show ndi kumwe n'umukozi w'Imana Vestine aho umwumva ko urugendo rwe rwari ruto cyane ariko uyu munsi Imana yaramwaguye uyu munsi ni umubyeyi washibutse yubatse umuryango mwiza muri izo ngendo zose batubwira koze ku mwana wo mu muhanda ku mukozi wo mu rugo uyu munsi ukabona umubyeyi wubatse umuryango uhagaze gute umuryango uhagaze gute ubayeho gute uyu munsi ufite umuryango mwiza ukirwana intambara ikomeye y'ubuzima kandi bwiza uyu munsi Mukantwari Vestine afite abahungu 3 n'umukobwa umwe twagize ingorane umwe w'umukobwa wacu arataha ariko icyo nshimira Imana akakanya yahinduye ubuzima nanjye sigaye ndi rwimeza mirimo ntabwo kijya gusyaga kandi ndi wabikoraga watubwiye Imana yahinduye ubuzima wajyaga gusyaga ushobora guca uvuga uti mfite hano isosi mfite n'akawunga cyane rwose kandi niba wahaguruka ugiye kubishaka waba ufite nibura igihumbi ku buryo ntagenza n'amaguru noneho nanjye ushobora gutega akamoto ukakangezayo vuba uyu munsi ndi rwiyemeza mirimo uyu munsi mfite uruganda mfite kampani yanjye mfite uruganda rukora amasabune n'amavuta n'amasiraje kandi nkagira na kampani ikora amasuku igenda mbese kuko produit nkora nizijyanye n'amasuku savo liquide savo solide izi produit zibura amatoilette izi produit zoza amakara gacya agasubirana ubuziranenge ari naho nkomeza no kubwira abantu baba badukurikiye mbabwira ngo Mukantwari Vestine ndacyakeneye abantu b'ingenzi ndacyakeneye abantu banyungura inama ndacyabwira igihugu cyacu ngo nibakomerezeho nibacika intege ba Mukantwari baracyahari kandi ikibazo kinengeye kubaza nengeye kukubwira ni uyu mwanya umuntu udukurikiye muri iki kiganiro afite kwiheba ni umwana w'umuhanda se cyangwa se wenda n'umwana uri mu kazi ko mu rugo ese ni umubyeyi wubatse umuryango ariko uyu munsi arabona ubuzima ntabwo arimo arakora ibisa no gusyaga nk'uko wazivuga uyu mwanya ni iki wamubwira aka kanya namubwira ngo naho muri Imana aramukunda ariko umwana wo mu muhanda umwana w'umuhanda namubwira ngo baracyashoboka guhinduka akava mu biyobyabwenge agashaka ejo hazaza he kugira ngo yubake isi nshya yaba bazamukomoka umwana uri mu kazi ko mu rugo umwana ngo ni barwesa amadongo ntacyo bitwaye umwana mu rugo namubwira ngo nakora akazi agomba gukora neza kandi mu gitondo mbere y'uko abyuka ajya ahereza raporo Imana umunsi wose ibyo yakoze abazi neza ko agomba kubimurikira Imana nimugoroba kugira ngo nabasebuja nibatanamuhemba Imana izamwihembe umuntu wubatse umuryango uyu munsi ariko abona ibintu bitameze neza ariko ubona none ariko ejo ntahabone akabona nta kigenda ubuzima bwanze kandi afite ubwoba namubwira ngo nakore cyane kandi adadire ntarekure urugo kuko urugo ni zahabu ikindi kimupushinga kuruvamo ni ikigira ngo kimwambure umugisha w'urugo urugo ni rwiza nakure cyane kandi yegera bamaze kubigeraho abace muri ubwo buzima bakabishobora natwegere tumugire inama kuko natwe ubwacu turi humure urakoze cyane wagize neza gukomeza kutwumva Imana iguha umugisha mu mwanya muto tugiye kugaruka twakira abantu ku murongo wa telefone reka dusabe Frank ku banga bw'ibyuma atuzamurira indirimbo nyuma y'iyo ndirimbo turaza kugaruka twakira abantu ku murongo wa telefone ufite icyo yifuza kubaza Mukantwari ubujyanama mu buryo bumwe cyangwa ubundi turaza kwakira ku murongo wa telefone karibu Imana Mukantwari Vestine ufite icyo wifuza kumubaza nta kibazo umwanya n'uwawe abohereza ubutumwa bugufi namwe turaza kubucishamo amaso ntacyo bitwaye twihutishije ntabe hano muri studio iriri ku mutima wawe utarimubwiye kandi utarimubajije hari abagiye bohereza ubutumwa bugufi hano hari bavuze ngo ndabashimiye gutumira uwo mubyeyi ndamukunda cyane Imana igiye imuha umugisha hano hari uwa mbere uhageze ku murongo wa telefone reka mwakire alo wiriwe neza ijwi ryawe ko ndi kumva riri kurera Yesu ahimbazwe muvandi Vestine ngo amahoro y'Imana bane nawe murakoze cyane namwe muhorane yego yego
yego noneho nakumva Yeah. ndimo ndakumva neza amazina yawe uherereye he yewe umbabariye bitewe n'akazi nkora kino umuntu mwaciyemo urabukuze si ngombwa ngo cyane amazina nanjye nkorera igihugu yego no mu bashinzwe umutekano abakobwa mu Imana nanjye ndumva yabiteye Wow. ndetse ntabwo ngiye kwitaka icyubahiro n'icy'Imana sinari nkumva ariko sinakundaga no kureba guturika cyane naciye mu buryo bw'ubutane yo umunsi yewe ndi ofisiye hari ikintu Christine yavuze kandi mubabarire muhe nimero yanjye bire mu gakinjiro hariya kuri ADPR Kibwanya Yego. njyewe mu kanya ndi ofisiye mu gihugu nyuma ya jenoside yakorewe ikigo yego igihugu cyacu kiradukunda Imana iradukunda ari amen uzi ubuhamya bwanjye ni abantu bake cyane yego cyane hari umupasiteri watumye menya Imana kuko Imana yari nyirizina ni ubuhe butumwa ushaka guha Vestina ndetse n'abandi baba badukurikiye kuri Good Rich unyumve neza yego Christine mubwira uti abo mwacanye muri urwo rugamba ni benshi yego Yego wangu. kandi umbabarire cyane inimero yanjye muhe Vestina uzahuriye mu rusengero nabashinya mbosha kubona umwanya kubera akazi baganira bwiza kandi ko ubuhamya ni burebure urakoze cyane Imana iguhe umugisha byumvikanye ugume ku murongo ugume kuri televiziyo yawe dusoza ikiganiro turaza gutanga nimero ya telefone hanyuma muze gukomeza ibiganiro Oya humura rwose ndi umugabo wo kuvuga Imana neza. yego Amen. turagushimiye nawe Imana iguhe umugisha merci yose ni umukozi w'Imana kandi ni umubyeyi arakoze cyane Imana imuhe umugisha reka dukomeze kugenda twakira abantu ku murongo wa telefone munyemerera igihe cyagiye reka nakire abandi bantu nibura nka babiri ku murongo wa telefone ubundi tugaruke dusoza Allo wiriwe neza waramutse Allo mwaramutse neza nde tuvugana uherereye he yego turi kumwe na Vestine niki wifuza kumubwira uyu mwanya Ndimo ndabiteganya. muhamagaye rwose kandi azabikora ndakwizeye Ni ukuri nitwa Mukantwari nzabikora hamwe n'umutekano w'igihugu cyacu n'abaterankunga ariko nanabwira bano bantu bamaze kugafata bamaze kuba nyinganda bisobanura batwegere wangu dukeneye amaboko baduhe n'amafaranga kugira ngo dukore ibintu byinshi n'ubu hari ibintu byinshi umuntu aba agikeneye kugira ngo na support igende igere kure. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka nakira undi muntu umwe ku murongo wa telefone hanyuma noneho tugaruke dusoza urakoze cyane Imana iguhe umugisha undi muntu umwe ku murongo wa telefone tugaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu
alo waramutse neza alo ijwi ryawe riri kure simbasha kumva neza alo wi ninde tuvugana uherereye he alo umuntu wa nyuma ku murongo wa telefone alo reka tubashimire biragaragara ko mushaka guhamagara ariko ntabwo birimo gukunda ko tuvuga kandi ndabona abantu ari benshi ku murongo wa telefone reka mpamahirwe n'undi alo uraho neza bakwita nde uherereye he yego amahoro y'Imana bane nawe mu Ruhango yego niki wifuza kubwira uyu mubyeyi Vestine yego yego urakoze cyane Imana iguha umugisha yakumvise ni munyemerere ndekera kwakira abantu ku murongo wa telefone ahubwo mbashimira umwanya wanyu mwafashe kugira ngo mutwumve kandi munaganirize abakozi b'Imana baba badusuye ndabibona ko hari abantu benshi bagiye batwandikira ubutumwa bwanyu sizi ko wenda byakunda kuko yavuze ngo mwakoze yadushimiraga ko kagize neza kukuzana turamushimiye nawe arakoze cyane hano hari undi wavuze ngo nitwa Jean Damascene ariko ubu ndu umuporoso nawe ngo akora akazi ko mu rugo ko ntago ngo babita abakozi bo mu rugo sinzi ubutumwa bwe ntago bwumvikana cyane bashake bajya bitabaziyakona ari umukozi wo mu rugo kandi yashimiraga kubwo kuba wemeye kuza uyu munsi mu kiganiro Imana iguha umugisha hano hari uvuze ngo Imana ishimwe cyane kubwo kutuzanira Vestina duhaye Imana icyubahiro urakoze cyane Imana iguha umugisha hano hari undi wavuze ngo muraho neza nawe yadusabiraga umugisha adushimira ko waje hanyuma Vestine turagushimiye kandi dusoje ikiganiro cyacu mu ijambo rimwe mbere yuko dusoza ngira ngo wagira icyo uvuga wenda mu byo tutigeze tukubaza ariko wabonaga ari ngombwa ariko ngo tubyemereye abakunzi b'ikiganiro hirya yo gusohoka muri studio abantu barakeneye ko mukomezanya ibiganiro ufite urugendo wanyuzemo rurerure kandi abantu bafite byinshi bakeneye kukwigiraho hirya yo gusohoka hano ibiganiro byakomeza 078 078 gatanu kane kane rimwe 078 karindwi rimwe rimwe gatanu kane kane rimwe kandi Vestine arabadusabye ngo tubibutse umurongo nasomye uboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho ni icya mbere ku murongo wa 16 kugeza ku murongo waho wa 19 ikindi ijambo nasorezaho ni ijambo riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 ku murongo waho wa 4 rivuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu bivuga ngo mu nzira zose zinaniranye mukantwari naciyemo nagiye mpura n'abamutaza benshi hano hari umuntu uvuze ngo mwiriwe neza birantangaje ko umuntu yarakoze akazi ko mu rugo akaba muri ubwo buzima avuze uyu munsi akaba ari uwariwe none yavuze ngo yifuza guhura nawe nibura ukamwigisha ibyo bintu ukora nawe akazajya bikora izo nimero ndazitanze 078 karindwi rimwe gatanu kane kane ikigo kirafunguye ndi kwakira abanyeshuri abiga bataha abiga baba mu kigo uyu munsi nafashe intego yo guhindura ubuzima bw'abandi
kuko nanjye Imana yahinduye ubwanjye, kandi ikindi intego mfite nyamukuru ni ukuzamurwa no kuzamura abandi. amen Amen. turagushimiye, Imana iguhe umugisha, wagize neza kwemera kuza. Turizera ko n'undi munsi tuzaguhamagara uzaza tugakomeza tukaganira, Yeah. kuko ndumva ufite byinshi byakungura umunyarwanda. Yeah. wagize neza, mwakoze gukomeza kutwumva. Gahunda y'ikiganiro Hotime Musha iracyakomeje, ariko ari nako tugenda twerekeza ku musozo. Ndabashimiye, ntuve imbere ya televiziyo yawe. Imana iguhe umugisha. nanone turagarutse rero kandi twerekera ku musozo. None ugize neza kuganiriza mama Vestine. Wamwumvise umubyeyi ufite ibintu bikomeye. Nabyumvise kandi bene data nagiye ncunga kuri hamwe nahageraga nkumva ndishimye, ahandi nkumva ngize emotion. Oh my god. ahubwo ntangajwe n'ukuntu ijambo yavuze ry'ubwenge ngo inenge ikuriho ishobora kukubera icyambu cyo kugira ngo ikubere umugisha. Uzi ukuntu byantangaje, none hafite n'ibintu bigaragara ku mubiri we. Oh my god. ubonye abantu ukuntu ingana, cyoko abantu bari bihebye mwizera ko nta gikundiro nyemera nkakwibutse. Hari umwami ngo yari afite umugaragu wakundaga kumubwira ngo byose ni ubushake bw'Imana, ni ubushake bw'Imana, byose ni ubushake bw'Imana. Ngo baza kujya ku rugamba, ngo aherekeje umwami yagiye ku rugamba nimba yaracitse urutoki, ngavuyeho umugabo akajya ahora avuga ngo ariko ni ubushake bw'Imana. Umwami yumva bisa nk'aho ari ukumucumita, kumukora mu gisebe, ati okay we bagufunge, mbona ufite akavuyo kenshi. Baramufunga, ariko umwami asubiye ku rugamba baramufata, bamufashe, abantu bamufashe bagiye kumutambira Imana, bagatari ko ibigirwamana byabo ngo barabyanga kuko yari afite inenge yo gucika urutoki. Wa muntu wari ufunze ngo umwami aragaruka, aza kugaruka bamurekuye kuko yabonaga ntacyo bakimumarishije. Ngaragaruka abwira wa muntu ati koko bya bintu biba biri mu mugambi w'Imana, byose n'ubushake bw'Imana. Ubwo wa mugabo nanone akomeza avuga ko akundi ni ubushake bw'Imana. Ati kubera iki uvuga gutyo, kuko mbabare kuko yari ari kumusaba imbabazi kuko yamufunze. Ati byose bya ubushake bw'Imana. Ati kubera iki? Ati burya twari kujyana ku rugamba kuko nge nta nenge nari mfite, bakaba ari nge batamba. None byaciye mu mugambi w'Imana kugira ngo ufunge, ujye ku rugamba, ugaruke, nanjye ndi hano. Nabyo rero byanyibukije ako kantu, nubwo sinibwira ko nkatanze nk'uko kari, ariko ni agatekerezo keza Vestine abwiye abantu, cyane cyane abari mu buzima busa nk'ubugoye, abakozi bo mu rugo, abakiri mu buzima bw'umuhanda, abari mu buzima ubona ko budashoboka, n'abubatse umuryango ugowe, uhangayitse, n'aba Frank batarashaka ibintu akaretse kwibasira Frank. Oya Frank nawe ngo bizakunda. Nigeze kubona urumva binyuze mu cyo twakwita ubusembwa afite, nibyo bitumye yubatse umuryango kandi avuga ko ari mwiza. Umugabo yaramurebye aravuga ati kabisa harakana kubise ngo unsigaye ndi CEO atika nawe. Hanyuma ngo twavuze ko hari amakuru atandukanye agenda avugwa mu cyumweru. Uwitwa Meddy muri iyi minsi yarabitangaje, aravuga ati nemeye nta gahato ngarukiye Kristo nk'umwami n'umukiza, wongeye gutangira gukora umuziki uramye ukanahimbaza Imana. Muri iyi minsi ngo arimo aritegura gushyira album hanze. Bamwe rero mu batari babyumvise kimwe nawe bagiye baca n'ahashoboka bakamubwira bati nawe wasanga ugiye kuturumbira. Bavuze bati nta kundi twabigeza, noneho turabyemeye, ngaho korera Yesu. Umuziki wa Sekira yaramenyereye, ngira ngo bakomeje kubikomozaho, ariko uri kubona ko uyu munsi birashoboka umuntu udukurikiye ukora umuziki ushobora no kuza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kandi nabwo ukabukuramo amafaranga. Hari ukuntu umuntu atangira abantu batumva ibintu, ariko byagera bakavuga bati ntacyo birashoboka. Kuko turi kubona Israel Mbonyi, turi kubona Prison Ndasingwa, ni abantu bari gutanga icyizere cy'uko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana nawe uyu munsi ushobora kugira ahantu uvana umuntu ukagira aho nibura ibyo bakora bishobora kuba nabo byababera amaronko. Yego. Niyo mpamvu rero muri bamwe bari bagaragaje rero ko bamuvuyeho, bamwiyomoyeho, batangiye kuvuga bati noneho nta kibazo turabyemera, tuzakomeza tugukunde. Si nkuko kose urukundo ukunda umuntu ntabwo rukwiriye kuba rwahindurwa n'amahitamo y'ubuzima bwakoze. Hari amahitamo mabi ubona ko nawe yakugiraho ingaruka, ushobora kwitandukanya nabo. Hanyuma Umuremyi Jado sinza muri iyi minsi yagize gutya abasezeye Murenge Amanika, yasezeye ubujene kabisa. Ndamurarikira ko ku munsi w'ubukwe nyirizina ari weho yazaho igifunguzo. Arabizi ko niwe zagiye mwarabivuganye. Reka hari abahungu bari inyuma ye benshi. Bose ntago urimo. Njyewe ndahara ariko sinzi uko cyangeraho. Hanyuma Jado sinza na Esther Umulisa kuri uyu munsi bemewe mu mategeko y'u Rwanda ko babaye umugore n'umugabo. Uyu ni umuramyi rero, ariko n'uyu mukobwa nawe akaba ari umuramyi, umukozi w'Imana. Mbona
mubana ku mastage atandukanye fasha abahanzi batandukanye ndetse no mu makorali uyu ni umuryango uzaba wuzuye indirimbo gusa abantu n'umwana bazabyara banza azaza ari kuririmba niko bimeze rero kubera ko hari menshi banyuzemo kandi Jado Sinza ni umukristo mwiza n'umuhanzi ku giti cye akaba barizwa no muri korali Siloamu ariko kandi abantu banavuga ko agerageza kuba umukristo mwiza cyane ngenda bihamya ni umusore nabonye ukunda kwiyoroshya cyane nibyo nagiriye umugisha wo kubakoresha bombi Aresta ari umudamu we ndetse nawe ukora nabi ibiganiro bitandukanye nabonye ari abana bakuriye mu batambyi koko abana b'abatambyi kandi nabo babanje kuba brother na sister nkuko Vestine yabanje kugira umujyanama agera muhindukira bro bigeza hamwe agiye yenda mu tuntu twose bigeze ati fata n'urukundo akantu ko kuba bestie w'umuntu banza kari kubikora kubaka neza buriya nanjye nuko rero turakomeje hanyuma nyumushike korali Jehovah's ihagurukanye imbaraga zo gukorera Yesu muri iyi minsi hari indirimbo bagiye gushyira hanze kuri korali reka tugaruke kuri korali Hiso ushize yari abatumiye mu gitaramo yagiriye muri Hotel twe tuzi ko tuzanabakira kuri uwo munsi ariko ntibyakunda kubera imyiteguro bagombaga gutangira mbere ariko igitaramo cyabo kigiyemo igitaramo cyagenze neza kandi Imana yagombaga gukora no kuri yaragikoze bake muri bo twaganiriye batubwiye ko bimwe mu musaruro bari biteze kubona kuri uriya munsi bawubonye byanarushijeho cyangwa bambwiye ko icyo bari biteze bakibonye nzongera ngo baze n'ubwo niba bishobora kuba byararushijeho amatsiko kandi hari umuntu wari uri kumbaza hano kuri message ambwira ngo ese ngo nione to kuri Hafi Radio wari umuntu w'imbere hari ahantu iriya sare nka korali muri ADP irayikodesha igiye mwivuga butumwa yego barayikodesha ariko hari ukuntu baborohereza nk'abana bo mu rugo bakabaca amafaranga makeya kuko ni inzu y'ubucuruzi ikeneye kunguka rero ntago baje bahatangira ubuntu ngize mu ubwoba muragabanya ubwoba tekereza cyane kuko nibazaga ko nawe nujya kuhasaba nk'umuntu umwana wo mu rugo wenda ugiye kuhakorera nka mariage hari ukuntu nyine bazavuga ati n'umwana wacu mwese ari oya ntabwo nabyemera ngomba gutanga make wenda sintange menshi ariko nk'umwana wo mu rugo nanjye nkwiriye kugira itafari nkira umuryango wacu wo mu rugo hanyuma Jerike Rukundo wigeze kuyobora korali Shalom yakebuye abayobozi b'amakorali batera umugongo social media hari nk'abaperezida b'amakorali nzi umubwira ati waza mukavuga Yesu areba nk'iriya hepfo yabakebura abwira ati rero buri murongo Imana yabahamagariyemo no kwamamaza Kristo mu mahanga yose dore n'igitangaje nk'ubu turi kubatumira bakaza gukora ivugabutumwa ku mateleviziyo aho baduhamagaye kuko ntabwo amenya ko zose ziri mu gihugu umuntu nk'aho yaje abenshi insengero zabo zirafunze nk'aho baje kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana ari aho ngaho atanga impamvu zisobanutse n'izidasobanutse rimwe na rimwe rero bari bakwiriye agakoni naho Frank Rudasingwa nyuma y'Imana yamukoreye yahisemo gushyira indirimbo hanze yise ngo nta kinanira Imana uyu Frank Rudasingwa ku muntu utamuzi uyu ni umuramyi mushyashya kuko njyewe ntabwo tumenyeranye cyane ubwo nimba ari kukumva nawe ashobora kureba ukuntu yazakwegera nawe abakunzi b'ikiganiro Holy Time Show bakaba bamumenye azaze dutaramane rwose nta mipaka umuntu wese rwose aba ashobora kuba yaza mu kiganiro kandi hanyuma hari gahunda irimo gutegurwa yiswe Rwanda Shima Imana kiriya giterane cyarasubiswe igiterane gikunze kubaho ngarukamwaka kuri uyu munsi nanone cyongeye kuba cyitezweho byinshi muri iyi minsi amatariki cyari kuzabera cyarasubitswe gishyirwa ku matariki ari imbere ho gatoya sinzi nimba warabimenye 27 z'ukwa kangahe z'uku kwezi kwa 9 n'ubundi ngira ngo cyari ku matariki 4 cyangwa 10 nangaye gutyo hindura bitewe n'impamvu runaka igiterane kizabera muri stade Amahoro Rwanda Shima Imana yongeye kugaruka muri uyu mwaka kizabera kuri stade Amahoro iremera ku itariki 29 Nzeri mu mwaka wa 2024 tuzaba duhagaze mu ntego ivuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye none turishimye rwose kandi ni byiza gushima Imana abantu benshi bafite ibyo gushima Imana ngira ngo ni nayo nkuru hanyuma korali Jehovah Jireh urabizi ko hari gahunda bagira yitwa Imana iratsinze bahisemo kujya bayikora ngarukamwaka muri iyi minsi hari indi gahunda barimo kwitegura
ubwo rero Imana igiye kongera gutsinda muri iyi minsi buriya bazabidutangariza neza. turateganya no kubatumira tuzashaka ukuntu tubahamagara kugira ngo bazaze cyane cyane inkoramutima Radio Bayile bazaza hano, tuzababwira baze hano hanyuma baze kutubwira uko iyi gahunda itegura. ngo niyo nkuru twanasoreza kugira ngo amakuru ahariyo ni menshi ariko twaba tugarukiye ahangaha. Nawe ushobora kujya ku mbuga zitandukanye nawe ukisomera ukagira amakuru y'ingenzi uba ufite, byarushaho kuba byiza cyane. Reka rero dufate umwanya dushimira abadukurikiye. Twasoza tutabwiye abantu ku cyo twatangira cyane nk'abantu baba bafunguye televiziyo mu kiganiro hagati, bongeye kubabwira ngo mwongere kugira urukundo. Yego, rwa rukundo rutibona rutirarira. Numvise Vestine avuga ngo Marine burya zirakundana ku buryo ngo hamwe yavugaga umwe yarwaraga akajya kumushakira umuti, akajya kumusabira umuti muri farumasi, akagenda avuga indwara uwo mwana arwaye. Yego, yaramuhaye gukunda, urukundo yaburiye mu muryango Imana yaramuhaye kurukoresha. Ariko nuko atabivuze neza, nuko igihe cyatubanye gito, ariko yavuze ngo akora n'ubukwe. Mayibobo nizo zamukoreshereje bride shower. Nawe bakumanda mu mbabarire, wenda haba hari wankomeretse. Mujye munoza imvugo, abantu bakomeretswa n'imvugo. Wamubwira ikintu bitewe nuko iryo zina rimurya mu ariko iryo zina ryari rya kera n'abana, ukumva ngo umuntu avuze ngo uriya ni umuboyi, biraryana mu matwi ku buryo habaho guhinyanyura imvugo. N'abantu bashobora kuba bakora iki kiganiro, wenda Vestine ari hano kuri kamera ashobora gukoresha izo mvugo kuko arizo babitaga kera, ariko uyu munsi nawe yabivuze atari ubwo uyu munsi n'abana bo ku mihanda utwo tuntu tugaruka. Haba hari umuntu wakomerekejwe wenda na zimwe mu mvugo, wenda byumvise akavuga atari ku mama arankomerekeje. Zimwe mu mvugo yakoreshaga turisegura rero ku muntu wese ku mvugo nyine bakoreshaga muri icyo gihe, turisegura kuko nagiye mbibona ku bantu benshi bata ari kudutoneka. Reka mbahuhiro ariko kandi kurira ko ararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga uyu munsi niwe ariko ejo nk'iki gihe amateka ashobora guhinduka. Tuzana abantu batumirwa nka ba Vestine kugira ngo ibyiringiro byawe yigeze kuvuga ngo nagiye kwiyahura ajyana mu gishanga ntibuka neza ariko cyaho ngaho mu majyepfo, ariko hasangwa n'umuntu marayika w'Imana araza. Tujye tubona abamarayika bambaye ishusho y'abantu, atuma atiyahura ubuzima. Buri uko byagenda kose hari umuntu Imana iba yarashyize ku nzira zawe ushobora kuzahura akagukura mu buzima urimo uvuga ko ari bubi. Ntabwo Imana izigera iva mu ijuru ngo ize inzahura, ahubwo Imana ifite umuntu umwe ku buzima bwanjye, uwo niwe ntegereje. Arangije yasoje avuga ngo akazi ukora iga gutanga raporo imbere y'Imana. Mu gitondo uyihe raporo, ninjoro uyihe raporo y'umunsi wose ukuntu wagenze, byibura yavuga byinshi ariko ugira akantu usigarana. Iga kuganira n'Imana ku mibereho yawe, ubuzima bwawe, ati nubwo bataguhemba bakwambura ariko Imana y'ubwiza izaguhemba. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo ni nabwo umubyeyi ishobora avuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, kuko imirimo yabo igenda ibaherekeza. Nta murimo wakoreye mu isi udafite agaciro imbere y'Imana. Umurimo wose wakoze ufite agaciro imbere y'Imana. Nicyo gituma rero abakora natwe turi hano kuri televiziyo dukore tubikunze. Natwe iyo twaje niyo mpamvu mubona nta bunebwe dushyiramo. Dushyiramo courage kuko dukora ibi tuvuga tuzabibazwa imbere y'Imana. Abantu nibura twabivuze bakavuga bati umutima wanjye ururutse kubera hari ijambo ryiza uvuze, Imana izabimpembera. Nibyo rero gituma rero uyu munsi umurimo wose werekejeho amaboko, ijambo ukorana umwete. Nawe muntu ugiye gutangira uyu munsi wa mbere, icyo ukora cyose kiri mu nzira nzima kiguhesha kubaho, gihesha umuryango wawe kubaho, gikorana umwete kuko ufite ingorano kuri abo bana ukorera. Wenda uyu munsi wa none uvuga ngo barakuruhije kubona minerivare, ukumva kubereye umutwaro, wenda hari n'abatakubaha muri bo, ariko kora inshingano zawe nk'umubyeyi, uzuze babone minerivare, uzuze babone ibyo kurya. Inshingano zawe nizo uzagororerwa. Amen. Uyu munsi hari abantu afite abantu mu rugo yumva bamubereye umutwaro, ariko twagira ngo tukubwire ngo uzuze inshingano zawe mu rukundo rw'Imana. Inshingano zikureba zikore neza, ibindi ubiharira Imana. Mu by'ukuri aribwo abantu batanagushima, n'abana ntibanazirikana ibyo bakora nk'umubyeyi. Ugerageze ukore cyane, uvunike, utekereze cyane, nushake uryame utinze kandi ubyuke kare, uko byagenda kose inyungu irimo. Usyagasyage numvise akantu gashaje umunsi tugiye tujya gusyaga ngo kujya mu muhanda nta gishoro udafite, ariko ukajya gukora tu kara kantu kankubise ahantu ariko uzi kubyuka uvuga ngo ugiye guhaha nta n'igiceri cy'ijana ufite, kandi uko byagenda kose ugomba gutaha ni haho. Ubwo rero abantu bagiye gutangira icyumweru nabo batari bafite igishoro, mujye gusyaga
ijambo ry'Imana ikintu riravuga ngo, numvise Imana ikunda abantu bahagurutse bahaguruka umuntu wemeye gufata umwanzuro akavuga ngo ndahagurutse uko byagenda kose Imana ishyigikira intekerezo ze bati ngiye uva gusya muri ibyo byawe ibintu byo guhora wicaye ibintu byo guhora uryamye ibintu byo guhora mu kintu kimwe gusa fata umwanzuro aho ngaho uri haguruka uvuga uti ndagiye ngiye gusya Imana ikorana n'abantu bahagurutse rero Erne wanyemerera tugasoza tukavana kuri Yego izi ntebe cyane. twicaye natwe tukagenda tugahaguruka Tukakira Imana ikajya na bagenzi kuduha bacu. umugisha mu bindi tukajya gushakisha ndagushimiye Imana iguha umugisha Urakoze twabanye cyane, neza Annette, dushimira abo twabanye nanone bacecetse yego Batureba. hari ababa baduhamagaye abandi bakatwandikira ariko hari n'abavuze bati mpamagara nta nubwo ndi bwandike ndakurikira n'icecekeye hano gusa hari umuji wakomeje kunzonga avuga ngo haguruka kurebe ntabwo byashoboka oh my god ugabuze ngira isoni ntabwo byashoboka kubera ikiza ashaka Ntabwo- kumpagurutsa nyine ngo utagenda udahagurutse ngo mu kanya ngiye guhaguruka nyine niko nari mbivuze nanjye njye gushakisha Okay, naze ariko ugiye hano guhaguruka hafi akandeba naze hano hafi akurebe ku modoka yawe hano hepfo murakoze cyane rero mwakoze cyane ibyo byose tuvuze mwabikoze namwe mwavugaga muti biraryoshye Imana ibaha umugisha hari n'abatari bakavuga bati ubundi si ibintu muri kuvuga ni ibintu biri aho nyine nta birenze ikiganiro uwo muhari tuba tubizi ko muhari namwe mwakoze Imana ibaha umugisha kandi nta nubwo ibyo Frank. tuvuga bizaryohera bose ni ngombwa se ko bose bibaryohera muri sawa Reka nishimire mwakoze Frank. tuba tubizi ko muhari Imana ibaha umugisha Frank ku buhanga bw'ibyuma abakoze ibishoboka byose kugira ngo kujya ku ishuri. ibintu bigende neza muri iyi minsi agiye ku ishuri ariko afite undi azadusigira Imana imuha umugisha Oya. nashakaga ko batumuherekeza tumuhaye na momo yiwe buriya twayivuga uze gukanda akanyenyeri Mhm. urashaka Ubwo kumukorera fundraising hano se kugira ngo abantu bamushakire arije de ku ishuri poshe azaze afite byinshi uraza twaga ntitwihagije ukanze akanyenyeri nanjye nkagana murakoze cyane kandi namwe inshuti zanyu reka tubasezere ikiganiro ni Holy Time Show ni buri uyu munsi muri aya masaha kandi tubibutse ko mukwiriye kujya muhora mudukurikira kandi televiziyo yanyu ubwo twebwe turasoje muri Holy Time Show ariko gahunda za televiziyo zo ziraza gukomeza hani mu mwanya iraza kuza ikindi tubibutse ko Goodrich TV ari ikigo kinini kigira ibikorwa bitandukanye reka dusoze twamamaza ibikorwa ni ibihe harimo ibikorwa by'ubuvuzi yego mu buryo bw'imirire hari inyunganiramirire batanga ibyo byose rero umeze batugane Imana kandi ibaho umugisha ukeneye kugira roho nzima mu mubiri muzima uzatugane aho dukorerane hano mu nyubako iri nyuma yo kwa Makuza ahantu muri etaje ya 3 nuhagera ubuzima bwawe ndabizi buzahinduka wagize neza Imana iguha umugisha turagukunda cyane bye tuzasubira kundi munsi nk'uyu Frank ngaho tuzamurira indirimbo ubundi tujye gukomeza iyindi mirimo